nshuti bakunzi mukurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro Sauti Rafiki aho muherereye hirya no hino, ndizera yuko mwese muguwe neza kandi reka nongere mbahe ikaze dukomeze ibiganiro byacu. Tugeze mu biganiro by'umugoroba, mwe mudukurikiye live, hari abari kutwumva kuri radio munyuze kuri eshatu akadomo IRTV akadomo FR, ndabifuriza gukomeza kugubwa neza kandi ndahamya ntashidikanya yuko muguwe neza. Turi mu kiganiro wa muco, ni ikiganiro twita wa muco kubera yuko hari ababa batakemera ko ibyo tuvugamo kuko bikiri ukuri kandi bikiri mu muco bitewe n'imyemerere. Ndagira ngo nisegure, hari abavuga ngo kiliziya yakuye kirazira, ariko rwose inshuti z'ijwi ry'urugwiro, wabyemera utabyemera n'ubundi kiracyazira mu muco w'iwacu Rwanda. N'ibiganiro bigenda bikurikirana tuganira ku biyerekeranye n'ibyo abakurambere bacu baziririzaga ndetse natwe tukiziririza. Nkunda kubita abakurambere kugira ngo ntindemo gake hazemo ijambo ryumvikana ko ari ugukura mbere, ni abantu batubanjirije. Rero muri kiganiro dutangiye kuri uyu mugoroba, ni ikiganiro rwose gikurikira ibindi byinshi aho twagiye tuganira ku bizira. Reka nongere mbahe ikaze kandi mbibutse ko mushobora kudukurikira mu buryo bunyuranye bitewe n'ubukoroheye, ndetse mu kanya ndongera mbibutse na nimero ushobora kuduhamagaraho ukatwumva udakoresheje internet. Mureke nitse gatoya hanyuma ngaruke mu kanya dutangira ikiganiro nyirizina. Dukomeze rero turebere hamwe ibyo twari twasubitse, aho twari twakungiye tuvuze tuti mureke tube turuhutse. Ikiganiro cyari gicutse n'ibyo ntako twari kubigenza, twari tumaze kugera mu nsigamigani, ariko nkunda kuzita insigamigani mw'abantu mwe gusa, ahubwo ni kirazira nkuko nazitondetse. Kirazira natondetse rero zigera muri 100, ubu tugeze ku ya 79, ariko ndahera gato ku ya 77 kugira ngo nongere nkwibutse duse nk'abahuza ibiganiro wari watwumvise ubushize akomereze aho twari tugeze. Ushobora kuba wenda wibuka aho twari tugeze, wahandika muri comment. Muntu dukurikiye wabashije kwiyandikisha kuri washata akadomo IRTV akadomo FR, kangushimire cyane. Biroroshye kwiyandikisha, twahisemo ko abanyamuryango b'ijwi ry'urugwiro abadukurikira hirya no hino aho muri kwisi mwakwiyandikisha. Iyo urebye ukeka ko hari byasaba ko ugira icyo wishyura, oya, n'ubuntu rwose, n'ubuntu. Uriyandikisha ukandika email ugashyiramo amazina yawe na username, hanyuma ukajya udukurikira tuzi ngo ni runaka wibunaka tubana. Njya nkunda kubasaba nti ese muntu dukurikiye ntushobora kutubwira umujyi uherereyemo, cyane cyane kuko mba ndi kubwira urubyiruko cyangwa abana bakiri bato. Ndagusaba nti nimba ntacyo bigutwaye ushobora kumbwira abana muri kumwe, ukambwira umubare wabo nimba bishoboka. Gusa mu Kinyarwanda ngo kirazira ntaho bari abana b'umuntu, ntuzambwira abana bawe bose, ujye umbwira wenda abana muri kumvana iki kiganiro. Hanyuma nimba hari amagambo waje kubasobanurira ugashyira muri commentaire, unavuge uko yasobanuye abe yagirira n'abandi akamaro. Nk'amajuru rero kuri iyo kirazira ya 77 twari twavuzeho, twari twavuze ku byerekeranye n'ubundi n'inka, kuko turacyari kuvuga ku bizira kandi byerekeranye n'inka. Byaragiraga biti inka iyo zimaze kugera ku iriba, abantu bari bagiye gushora inka, hari umuhango bazikoreraga kugira ngo inka zitazagira ikibazo. Icyo gihe bafataga amahagira anyuranye, bagafata igiti cyitwaga umubogora bakagishyira mu nkomanirizo z'umuryango cyangwa se z'ibikingi by'amarembo. Ibyo byatumaga inka zaryohewe n'amazi zikaba zanywa arenze ayo zishoboye kuba yagira icyo zitwara, cyane nk'utumasa tukiri duto. Ubwo rero twari turi aho ngaho, twari turi mu byerekeranye n'ibyo kurasa inka, ukuntu inka iyo bagiye kuyirasa ngo bareze ikiremve, icyo Kinyarwanda cyiza, bagomba kuziririza gukora mu kirasiro. Ikirasiro ntabwo ari ikindi naho bagombaga kuza gutega ya matezano, cyaraziraga gukoramo kuko byashoboraga gutubya
cyangwa se gutuma iyo nka itava nk'uko babishakaga. Byanafashaga inka kumererwa neza, kuzigabanyiriza amaraso, nkeka kubera ubwatsi urwuri rwari rukiri rwiza, zabaga zishishe bikabije. Dukomeze rero n'uyu munsi tugeze kuri kirazira igize iya 80, aho tugiye kugaruka n'ubundi ku byerekeranye n'inka. Ibyerekeranye n'inka, gusa uyu ni nk'umuterekero, muze gukurikira mwumve neza, ndasubiramo nka kabiri cyangwa gatatu kugira ngo muze kumva neza uko byakorwaga. Iyo inka barashe yabaga ihaka, ubwo guhaka no kuvuga ngo abagifite umwana mu nda. Mwabana mwe mujye mumenya icyo bishatse kuvuga. Inka irahaka ntabwo itwita, aha twita umudamu gusa cyangwa se umumama nk'uko mubivuga, n'umugore mu kinyarwanda cyacu. Iyo inka ihaka, kandi mbibutse bana bato, inka ihaka igihe kingana n'amezi 9. Niyo mpamvu burya ari umubyeyi mu bandi, nubuze nyina iramwonsa. Nshatse kuvuga ko umwana ubuze nyina akiri muto ashobora kwikamirwa kandi agakura nk'abandi. Iyo rero inka barashe ari nk'ihaka, ujya kuyigenza yenda irago, yenda irago akarikoza mu ivu, maze akagenda za ntoki ze akazikoza mu ruhanga rw'inka, akazikoza ku ipfupfu, akamanuka ubwo ku ipfupfu, sinzi nimba abana bazi ngo ni hehe, akazikoza ku irugu ryayo. Burya inka igera aho bita mu irugu, ikagera ku ipfupfu, ikagera n'aho bita ku rwankanakana. Ku rwankanakana cya kintu kimeze nk'umusambi abandeba kiba kiri hano nakita nko mu ijosi. Ariko ho ntabwo harimo ho bakoraga mu irugu, bagakora mu ipfupfu, hanyuma agakurikizaho agenda umugongo wose, noneho akagenda avuga ati, cyangwa se akagenda barati 1, 2, 3, 4, agakomeza akageza ku 10, nuko atugakubita inyana hasi. Yabaga yisuriye ko izabyara neza, ntizagire icyo iba kubera bayirashe cyangwa se bayivomye amaraso. Mu kinyarwanda cyumvikana, bayirasaga bagira ngo babone ibyo kurya mw'abantu mwe. Inka bakayirya kandi igakomeza ikabaho, ariko ntibaryaga inyama, baryaga ikiremve. Nanone ntuzavuge ngo baryaga amaraso, ntabwo amaraso aribwa mu kinyarwanda, haribwa ikiremve. Dukomeza rero tureba kirazira zinyuranye. Ndizera ko iki kintu maze gusobanura gisa nk'icyumvikana, nubwo wagira ngo ni nk'umuterekero, uko byagendaga, uko bafataga irago bakayikoza mu ivu, hanyuma bakagenda barikoza ku bice bitandukanye by'inka, bagahera mu ruhanga, bagakomeza iyo ngiyo mu irugu, bagakomeza ipfupfu ryose n'umugongo, babara 1, 2, bati rwose ugakubita hasi. Inka yabaga izabyara neza, ntacyo byabaga bikitwaye kuba barayirashe. Dukomeza rero tureba uko kirazira zimeze. Narivuze ntitugiye gukomeza, ariko mwibuka ko nabasezeraniye ko ngomba gusubiramo kugira ngo mwumve neza iyi kirazira ya 80. Kuri kirazira ya 81 ikurikiyeho, baragira bati umuntu iyo agiye guca umurizo, ugiye guca umurizo w'inka, ntabwo rero burya inka bayica umurizo mu kinyarwanda cyiza, babyita kuyigenya. Kandi si n'inka bagenya gusa, aha n'igihe bagenya n'ibindi. Ubwo abakuru muzabwira abana, ya mwana avutse burya ngo nuko baramugenya. Ariko kugenya bivuze gukatamo kabiri ikintu, bigakoreshwa ku bintu byiyubashye, nk'ururiri cyangwa se agakondo k'umwana, kugira ngo mwumve ibyo ari byo mwese ku gipimo mwumva mu kinyarwanda. Nuko rero bagiye kugira gutya gucamo umurizo cyangwa se bagiye kugenya umurizo w'inka, bagombaga kubyitwararika cyane. Cyaraziraga kikaziririzwa, bagombaga kubanza gukuraho ubusenzi. Ubusenzi ni bwa bwoya baga buheruka ku murizo w'inka, barabufataga bakabuta mu muriro rwose, kugira ngo ejo hatazagira umuntu ugira akagwa kuri cya gice cy'umurizo baciye, cyangwa se umugome akaba yazinga ubutare muri bwa busenzi bw'inka, kuko byatumaga inka izapfa itabyaye, yabaga yizinze nyine. Murabyumva ubutare ngaho. Muze kubwira abandi mumfashe iki kiganiro, mwe mudukurikiye, muri inshuti zacu, mukunda gusobanurira n'abandi muri rusange uretse n'abana. Hari amagambo aba atoroshye ko abantu, urubyiruko rw'iki gihe rusobanukirwa neza icyo bishatse kuvuga. Iyo umuntu yashakaga guhindura inka ibyara ibimasa, akavuga ati inka yanjye ubwo ibyara ibimasa gusa, reka nyihindure, noneho nyikorere umugenzo uzatuma ibyara n'inyana. Icyo gihe yarebaga igiti cy'umugenzanda, nuko icyo giti cy'umugenzanda agafata amababi yacyo akayasekura akayazana,
ariko ntabwo yazana gutyo gusa, yarabanzaga akayaraza mu mperezo ni nko mu kabya cyangwa se akandi gakoresho kabaga gashoboka, ariko ikiza yabaga ari imperezo, akarazamo ayo mababi y'igiti cy'umugenzanda, hanyuma agakamiramo, yamara gukamiramo bakayifata, ya nka bamara kuyifata, maze umwana w'umukobwa akayibuganiza wa mugenzanda. Byasabaga abahungu bafite imbaraga, murumva inka ibyara ntago, cyangwa se inka y'ijigija ntabwo yabaga ari inka yo gufatwa ibi byoroheje, yafatwaga n'abasore, ariko umwana w'umukobwa akaba ari we uyibuganiza cyangwa se uyisuka wa mugenzanda, yarangiza inka akayinyura munsi agira ngo ndaguhinduye njye ujya ubyara abakobwa. Rero icyo nacyo wari umugenzo mwiza wakorwaga kugira ngo inka zitubuke, zireke gukomeza kubyara ibimasa cyangwa se kubyarira ibagiro. Mureke nitse gato, hanyuma dukomeze mu kanya. Mwe mudukurikiye mushobora kuduha komenti, namwe mushaka kugira abandi murarika bakoresheje bwa buryo bwa telefone, ndagaruka mu kanya mpita mbubabwira, dukomeza na kirazira zindi twateganije uyu munsi. Iki kiganiro kimara isaha yose, rero ntabwo uracikanwa. Ushobora kubwira inshuti yawe iri hirya no hino ikaba yadukurikira kuri YouTube channel yacu Ngeyisa 250 cyangwa se IRTV 250, ndetse n'abandi mushobora kutwumva kuri Zeno FM mwanditse 81.8, muhita mubona ijwi ry'urugwiro Sauti ya Kirafiki, mukatwumva nk'uko natwe tuba turi kubagezaho ibiganiro binyuranye. Reka nitse gato umuziki uzamuke, turuhuke, nsome no ku mazi, hanyuma ngaruke tureba n'ibindi binyuranye muri iki kiganiro cyacu umuco wacu wa mucusha. Naho mu kanya.
ndizera ntashidikanya rero ko tukiri kumwe inshuti z'ijwi ry'urugwiro mwe mukurikira i RTV sauti ya kirafiki muri hirya no hino mushaka gukomeza kugwiza urugwiro na bagenzi banyu. Reka noneho mbabwire nimero mushobora kuduhamagaraho hanyuma mukumva IRTV mudakoresheje internet, ariko izo nimero ntabwo ari zo guhamagara muri studio. Iyo ushaka kugira ngo uduhe igitekerezo wandika kuri WhatsApp, ubona ku rubuga ahagana hasi, ureba ahagana hasi ku rubuga uhita rwose ubona uburyo ushobora kutwandikiramo hanyuma ukaduha igitekerezo. Reka rero izo nimero nzibabwire. Ni nimero rero ukanda ukaduhamagara nk'uko nyine waba uhamagaye umuntu, ni akamenyetso ko guteranya 15 18 89 61 56. Ndasubiramo, ni akamenyetso ko guteranya 15 18 89 61 56, hanyuma ugahita utangira kumva ijwi ry'urugwiro. Iyo nimero wayandika ukayibika. Reka nyandike nahagana hasi, mwe muri kudukurikira kuri YouTube ndizera ko muri kwihabona. Ni nimero yabafasha kutwumva igihe waba udafite internet. Dukomeza rero, twari tumaze kuvuga ibyerekeranye n'ukuntu bagenda batsirika ibintu bitandukanye. Noneho tugiye kujya ku byo gutsirika, ariko cyane cyane byerekera ku nka. Mu muco wacu twabaga dufite ubuhanga twirinda ibibazo binyuranye, burya ni nk'urukingo rw'ubu ngubu. Murabizi kandi yuko burya urukingo ari rwiza. Gukingira indwara ni byiza kuruta kuyivuza. Iyo umuntu rero yabaga ashaka kugira ngo atsirike abashimusi, yajyaga gutya agashaka ibikoresho ngiye kubasobanurira. Abashimusi babaga ari abantu baje kwiba inka. Burya zirashimutwa, biba ibitoki n'ibijumba, bakiba n'utundi tuntu tworoheje. Iyo umuntu yibye inka baravuga ngo yayishimuse, kandi nta nubwo burya abajura biba inka, ahubwo inka zishimutwa n'abashimusi. Iyo rero umuntu yabaga ashaka gutsirika abashimusi, yanga ko bamushimutira inka, umugore niwe wagiraga gutya akabanza umwugariro mu irembo. Mu gihe cyo kugarira, umugore yabanzagamo umwugariro. niyo yaba afite ibindi agiyemo, ubwo wenda undi agakomeza kugarira, ariko umugore akabanzamo umwugariro. Nuko bakazugarira neza bavuza umwirongi. Ngira ngo mwumvise ko iki kiganiro twanagitangiye tuvuza umwirongi, ndetse muracyanumva umwirongi mu bitugu by'iki kiganiro. Umwirongi ni mwiza, ukanga burya abajura. Reka sinzi nimba Aminadabu wajyaga tuvugiriza umwirongi. Aminadabu ni umwe mu bantu babaye iwacu ndi umwana mutoya, nari muto cyane, mfite imyaka igera muri 3 cyangwa 4, ariko ndabyibuka Aminadabu yatuvugirizaga umwirongi bikaturyohera, ariko mu nyine bwabaga ari gukanga abajura. Rero iyo umuntu ashaka guheza abajura, nanone hari ubundi buryo ashobora kubatsirikamo. Mu kanya navuze ngo urukingo ni rwiza kuruta kwivura. Burya muranabizi ko ngo rujya ruboneka mbere y'indi miti. Iyo bashaka gushaka umuti w'indwara barabanza bakabona urukingo rwayo. Iyo umuntu rero ashaka guheza abajura kugira ngo abaheze burundu rwose, aragenda akugarira, maze agasiga umwugariro umwe akawusiga atawugarije. Ntabwo nigeze nsobanura imyugariro ibyo ari byo, wasanga nkomeza kubivuga abana bamwe bataramenya umwugariro icyo bivuze. Umwugariro ni ibiti batemaga, ariko bikaba bifite amashami abaye nk'aho atari menshi, 2 cyangwa 3, hanyuma bakabishyira mu bikingi by'amarembo bihagaze, basa nk'ababisobekeranya kugira ngo bazibire irembo mu kanya gatoya k'ijoro. Nibuca mu gitondo babikuremo, bongera birambika hafi aho ku irembo, kuko ntibabishyiraga kure. imyugariro rero byari ibyo bikoresho. Ntago babibohaga ngo babahe nk'umusambi, babikore nk'urugi. Oya, yari porutaye. Bana bato mwumve icyo imyugariro cyari cyo. Ariko akenshi burya imyugariro yakinirwaga mu rugo rurimo inka, usibye ko n'abatazigira nabo bugariraga bitewe n'imyaka cyangwa se ibindi babaga bagira bati abajura bataza kubyiba. Hanyuma rero narindi kubabwira yuko uyu muntu yabaga ashaka gutsirika abajura, uretse ko bashoboraga gusaba umugore akaba ari ubanza umwugariro mu bikingi by'amarembo, bashoboraga no kugarira bagasiga umwugariro umwe hasi. Uwo mwugariro rero yabaga bamaze kuwusiga nawo,
watumaga abajura badashobora kuza kugira icyo bangiza muri urwo rugo, nawo wabaga ubatsiritse. Uwo mugariro, iyo umuntu yabaga ashaka guheza abajura yaragendaga kugarira maze agasiga umugariro umwe hasi, hanyuma ukagira n'izina bawitaga ikitayega. Ubwo rero bakubwira bati wigize ikitayega, uzamenye ko bashatse nko kuvuga ko uri ingenzi mu bandi, ariko ukaba wabyigize cyangwa se wasigaye mu by'abandi bakoze. Harimo ijambo kugenda mu kinyarwanda. Abize kera imibare mwibuka ko hari ibyo twitaga ibiyega. Kuyega rero bivuze muvoma mu gifaransa, kunyeganyega n'ibindi. Gutera umukoni cyangwa ugatera igikakarubamba, hari ababikora muri iki gihe kubera ko bakunda gusa igikakarubamba ngo kivamo imiti inyuranye, ariko gutera umukoni nawo ni agati kabaga kava amata ariko katari umuyenzi. Gutera umukoni cyangwa igikakarubamba ukabitera ku irembo nabyo byatsirikaga abajura. Burya umukoni abanyarwanda bawita gitinywa, abajura rero bakawutinya ngo wabatera icyo bita ubuvukasi. Ubuvukasi rero abajura baravuga ati kugira ngo tuzakure ubwo bushyano bw'ubuvukasi muri rwa rugo, mureke turwihorere tuzajya ahandi. Iyo rero ndakomeza tuganira kandi mbabwira yuko tuba dushaka ko tukomeza guhana ibitekerezo. Muntu ushaka ko abantu b'inshuti zawe badafite internet batwumva, nabahaye nimero nayibasubiriramo, ni uguteranya 15 18 89 61 51 hanyuma bakayihamagara bakatwumva. Ubwo nyamara ubu bwije urugwiro kandi ukabikora nka kwa kundi ngo mu cyayenge inkoko sinzi nguko zibigenza, ariko zikemura ibibazo byose. Rero nari maze kubabwirira ibyo gutera umukoni cyangwa se igikakarubamba ko bishobora gutsirika abajura, ariko ushaka no gutsirika hari ukundi ushobora kubigenza. Ushaka gutsirika abashaka kukwiba, wagiraga gutya ukareba umwuko uhoza, ntabwo ari umwuko usonga cyangwa se uvuga, ni umwuko wabaga uhoza bari nko gushigisha, bari kuvugira n'ibindi. Wabaga ari umwuko n'ubundi bashatse kuvuga ko utagifite akamaro mu buryo bugaragara. Uwo mwuko rero uhoza ukawushinga mu bikingi by'amarembo, abajura ngo ntibashoboraga kuwurengaho rwose. Wabaga agiye kwiba agasanga uwo munyagwa w'umwuko aravuga ati basha mureke tugende, ibintu byanze iby'uyu munsi byo ntitukibicyuye. Kandi nanone ushaka gutsirika abamwiba yarebaga igiti cyitwa mungo utarengwa. Mungo utarengwa nacyo cyari igiti bashakaga gutsirika abajura bakoreshaga, nuko bakagitambika mu irembo hagati, ntihagire umujura urenga mungo utarengwa rwose. Iryo rembo uwajyaga kuryibamo yararebaga akavuga ati reka nitahire nzapfa urundi. Iyo umuntu yabaga ashaka nanone gukomeza gutsirikana, ukomeje kubyita urukingo, iyo umuntu yabaga bamushimutiye noneho inka, yarebaga amavuta mvuga ntabwo ari amavuta y'ubuto, oya ni amavuta, ni ibirungi. Ariko ibirungi babyita byo kubera yuko babiteka, ariko iyo amavuta y'inka batayateka ntabwo bayita ibirungi. Ariko amavuta y'inka niyo bafataga maze bakayanaga mu gisenge cy'inzu. Ayo mavuta iyo yabaga agarutse akagwa hasi, nta kabuza inka zarabonekaga. Ariko yahera ku gisenge inka zikaba ziraheze, bakavuga bati byarangiye, dore amavuta aheze ku gisenge. Ibi ndagira ngo bize gutandukana neza n'igihe babaga bafashe, hari ubundi buryo bakoreshaga amavuta, ndaje ndabugeraho gatoya. Iyo babaga babonye n'ubundi bibwa inka, bashoboraga gushaka umuntu w'umuhanga, nabyo ndabivugaho mu kanya ikinyuranyo cyabyo, kuko hari igihe n'ubundi babaga bashaka yuko bamenya iby'inka zanyazwe ariko bakoresheje amavuta mu bundi buryo butari ubu ngubu. Iyo rero wabaga ushaka kuzinga inka yibwe, inka bibye kugira ngo uyizinge itajya kure, reka mvuge gato ku byerekeranye no kuzinga. Hari abantu duherutse kubiganiraho, ariko namwe reka mbibasangize iby'uburyo abadamu cyangwa se abana b'abakobwa bashobora kuzinga
inzoka ntigira hirya. Ubwo ndagira ngo ijambo kuzinga mwumve neza icyo rishatse kuvuga abakiri bato. Kuzinga ni ukubuza ikintu kugenda, ntabwo ari ukukizingazinga nko kuzinga nk'urupapuro, ahubwo ni ukukibuza kugenda. Icyo kintu rero aha turi ku nka, ariko noneho hari igihe bazingaga n'inzoka, nta kindi cyakorwagaho kwari ugusobekeranya amaguru uhagaze, ntabwo ari ibindi, akaguru k'iburyo ukakarenza ku k'ibumoso uhagaze, ndetse ukanafata amabere, akaboko k'iburyo kagafata ku ibere ry'iburyo, oya bivuze kutari ko akaboko k'iburyo kagafata ku ibere ry'ibumoso, noneho n'akaboko k'iburyo kagafata kuri ni, mbese abandeba ukabikora nka gutya ugafata ku mabere. Ubwo urumva rero ko umukobwa utaragira amabere ntabwo yashoboraga kubikora. Byakorwaga n'abadamu cyangwa abakobwa b'inkumi n'abangavu n'ibindi. Ibyo wabikoraga iyi nzoka nayo ntiyarengagaho rwose, barazaga bakayica. Abagira ngo ahari ndi kubatera urwenya, nubwo ntacyo byaba bitwaye niyo narubatera, ariko si urwenya ndi kubatera. Nuyibona uri umudamu uzabikore wirebere, inzoka naho yaba yiruka nka barabara ntabwo izarenga aho ngaho. Niyo mpamvu bya bitekerezo bivugwa muri Bibiliya by'uko umugore n'inzoka bafite ibyo bapfa, rwose biriya bintu muzabikore namwe muzabibona. Twikomereze rero nuko wabaga ushaka kuzinga inka ngo abayikwibye batajyana kure, icyo washoboraga gufata n'ubundi yari amavuta, kandi ndavuga amavuta y'inka, noneho ukayanaga ku rusenge. Iyo yabaga ahezeyo inka yaraheraga, yakwitura hasi ikaba irazinzwe ntivaho. Icyo gihe wabaga wayakoresheje ushyiraho wa mutongero. Mwibuke ko burya ngo nta kindi cyica, hica umutongero. Byatumaga rero abayihururiye bashobora kuyisanga hafi aho ngaho, inka yawe ikongera ikagaruka. Murumva ko amavuta yakoreshejwe mu bundi buryo ku byerekeranye n'igihe inka yibwe. Kandi iyo inka yabaga imaze gushimutwa, mwibuke ko twavuze ko inka itibwa bayishimuta, barebaga umuhanga wo gutera amavuta, noneho akayaboneza mu izingiro ry'igisenge. Iyo yabaga ahushije, noneho aha niho navuze ntimuze gukurikira neza, mwumva itandukaniro ry'ubundi buryo bohereza amavuta mu gisenge cy'inzu bashaka kuzinga cyangwa se kumenya nimba inka izagaruka. Iyo yabaga rero uyu muhanga wo gutera amavuta ahushije, ntaboneze neza neza mu izingiro ry'igisenge, inka baravugaga bati iyo ngiyo igiye guhera. Ariko iyo yabaga ayabonejemo neza, inka ntabwo abaga izazimira. Ndakomeza rero, kandi mureke nshake aho nitsa, hanyuma turuke gatoya tugaruke mu kanya tukumve n'umuziki. Gusa uyu mwirongi muri kumva ndawureka gato nawo mubanze muwumve, abari kudukurikira bumaze kwira mu karere dukambwe n'abanyagwa b'abajura. Muzamure volume, hanyuma abajura bari hafi aho ngaho bumve ko muri kuvuza umwirongi tuvuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nabwo byabakanga nta kabuza, burya abajura kuko abajura baba bazi ibizira byinshi, ntibahangara ngo baze mu rugo uri kuvugamo umwirongi. Kandi burya ikindi cyatumaga batanazerega, babaga bavuga bati ubwo bari kuvuza umwirongi byanze bikunze baracyari maso. Rero iyo inka imaze gushimutwa, bareba ubwoya bw'inka, bw'iyindi nka, noneho bakabushyira mu gasongero k'inzu, bigatuma iyo nka itazahira. Bakavuga bati ntacyo sha turayimanitse, urayitwaye ariko ntuzayiheza. Ubwo rero batunzi mu gifite inka mu karere k'ibiyaga bigari mu burasirazuba bwa Afurika, mwe mudukurikiye hirya no hino, ndetse n'abahinde mugira zitari nk'imwe muranazisenga, ntihazagire umuntu ugushimutira inka ngo urebere uzibuka impanuro tuguhaye. Reka dusome ku mazi, hanyuma tugaruke dushaka aho tuza gusozereza, kandi dusome n'ubutumwa bw'abatwandikiye. Cyame nyumva nakungura ingendo, cyame umugeni cyanjyaneraga, none ucyame ibihogo nahora kwiriba. Derangabirana uruhira mu ruhinga rwa Giharanga, birota urugamba mu rugarama rwa Remera, igisozi cy'impinga bakiragiye amabega. Mahumbi karemya abagabo ikaremereza n'abari mu ruhimbi.
yamaze gukamwa n'abana ngo iragomba abagabo yanga batutira batongana ngo ntibaturana yaraye yanze kuryamira ikimero ngo batayibona ikibera igasangura dore ngo baracumitisha amatwi amahembe agakeba imanzi imana y'inka igahumuriza ubukombe rega nawe wese ruhimbana wazibanye urugangazi nyobora neza ntunyobagize unyobora inzira igana ibungo na gihara yumva nyobora ya mukingi nigiriye ku mukingo wa nyaruguru ngabo burya muzacu burya yitwa intahanashyaga irakandagira nyabizinda amabuye agatutubikana yaraye yambutse nyabugogo ubugondo burayisa rudahumbira induru rwandirima indoha y'urwoga iba mu bambarangwe rugo ruhinda ingoga n'ingaje ingabo turazigira ngwino nkuba yabaye nkubangurira ubukombe nkurira amazi ya mbere nkuragira ubw'akabando bw'agahinga buranze buguteye agahinda ngwino twigerariya mu bidudu mu biryama abashumbi bitaramira amhogazi na mukingeraga dore ibihongore by'inyana byagwiriye ejo bundi ukwezi kwibiriye ku ijuru nanjye nibira mu iriba none y'amazi yateye ishashi gutega rutabura n'ubwiza yabwimariye ku mubiri amabere yayibanye injunga none inshunzi yazingabye mu biganza dore ziriya bihembe za biheko zabizuru by'imivu bazamabera ngana ingoma zabonye wisize ngo yazisiganiye zibonye bambaye urere ngo zibonye umushotsi zabonye wavutse ngo zibonye umuvunyi ngabo wereka mbaburi nkama n'amajyembyukije ubukombe rya ngombe rya rutebezambugo dore burya nkundi impangazi yabahamagaza ingoma ikitaba n'ingoga nkunda ko ari mu kwezi kubanduye abashumba bakayibwirwa n'umumaro burya nyikundira izuru rishoboye umuyonga higira n'ibinwa bibasha urugomero niyo naje mu rugo neba mu nzu ndaza butunda ntabuze ikirago yaraye inteye kugisha ntabiraranye nkunda kwirera abana ikunganira abanyuma birakwezi ntumpendura ijoro dore ngo biracumitisha amatwi amahembe agakeba imanzi imana y'inka igahumuriza ubukombe rega nawe wese ruhimbana wazibanye urugangazi dore mu musenga utari umusenene n'umusamwiza wayitwaye ingami ngabo dore ngo birarisha imbogora imbogo zihigana amakenga inkurakura zirayigenda hejuru inyange ziyarika ku mabondo dore burya nkunda rutarimbana umugayo burya umugambi burya ikunda kuwugendana igira urugo rurimbana ku rugendo ikagira n'urundi rimbana ku ishyamba urundi ni urw'ababyeyi b'amanzi ikagira iyayo agahiza kamwe kamara ababyeyi agahinda imbeho igashira mu myugariro naho imungu ikimuka mu gisabo ngwino bisaba bicunda barambije barambiwe bakagenda nyina w'umukobwa ntagikure ku bibero kirazira nkungu nturi inkunguzi inkungu y'umutwe munini uri nyina wabitumburuka imwe y'amahembe yera burya bayita rwigema iy'amasimbi ku mugongo bayita rusengamihigo simugomwa we nayo iba mu bambara ngo ikidederi ikaba mu beza ruhimbi nyiramacumu nayo mu bakigazari ikigaza buryama ikaba mu ngaragaza bikabambaye ikambiri mu murongo dore nka muzana niya muzana ahubwo ni umuziranenge yagihana nyamihana yarayumvise imurinzi ihinda imyugariro uruhongore rw'inyana ruhinda amagare yanyibutsa we nkunda ko wibukije umushumba guhanagura no guhindura dore burya nkunda intahanashaka imwe ikandagira nyabizinda amabuye agatutubikana yarayambutse nyabugogo ubugondo burayisa rudahumbira induru rwandirima indoha y'urwoga iba mu bambarangwe rugo ruhinda ingoga n'ingaje burya ingabo turazigira dore ubwatsi bunyura inka n'ubw'amahindura ubukama menshi n'ubw'amanziranzira inzira itabona nk'umugongo uba mu gakanka waba rusengamihigo aho yari amahamba acyuri nka mwamfuramwe
rero tugiye kwegereza ku musozo ariko ntabwo nareka gusoma ubutumwa mwatwandikiye, reka mbunyuzemo amaso. Bantu mwatwandikiye muri hirya no hino, ubutumwa bwanyu twabubonye rwose, reka mbusome. Reka ngushime wowe watwandikiye, Tanasha niyo gisubizo. Eric Mugabo, mwashakaga gusuhuza inshuti zanyu, ntabwo ikiganiro turimo cyo gusuhuza, nta kibazo. Ariko Manishimwe Solange, Uwimbabazi, Tuyisenge Jean Dodier, Florier na Clarisse aho bantegeye, ndizera ko mwese mwaguwe neza kandi mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Reka rero ngushimire nawe watwandikiye unyuze kuri Messenger, wewe watwandikiye unyuze kuri Messenger. Muri sa Germaine wavuze uti uri kumwe n'abana babiri muri mu Bubiligi, rwose nimugubwe neza kuba muri kudukurikira muri kumwe n'abana. Nawe Mutware Lasto uri mu Budage wavuze ngo uri kumva ikiganiro uri kumwe n'abana bawe bose bari kucyumva nubwo badasobanukirwa neza, ubasobanurire bwana Elasto. Reka ngushime wowe Umusinguzi uri mu Bubiligi, nawe abantu bari mu Bubiligi rwose mudukurikira mutari bake, uravuga ngo kumva ikiganiro uri wenyine ntacyo bitwaye Musinguzi, kandi komera cyane. Reka ngushime nawe Anatori uri kudukurikira uri muri Espagne, komeza ugubwe neza, uri kumwe n'abana batatu kandi bumva ikinyarwanda, ni byiza cyane. Aba bana ba Anatori barumva ikinyarwanda neza. Namwe mudukurikiye muri hirya no hino mutabashije kutwandikira, nizere yuko namwe ubutaha muzatwandikire. Reka rero ngane ku musozo, ariko turaza tuvuge izindi ngingo zigera nko mu 10, ntacyo bitwaye, umwanya urahari ndanyarutsa, hanyuma tubone uko dusatira umusozo kandi tuze no kuwisurugwiro twumva umuziki. Ikiganiro ni wa muco, gusa mbibutse ko mushobora kutwumva mu buryo bunyuranye bitewe n'ubwo uhisemo, kandi bwose buboneka kuri #RTV/FR, ndetse na nimero za telefone ababwiye muze kureba ahagana hejuru, muraza kuzisangayo. Kandi mbibutse ko mwe mudukurikiye kuri YouTube, nyuma y'ikiganiro nikimara kurangira turashyira inkora yaho mushobora gusoma ibi tuba twagiye tubaganiriza, aho mwabisanga kuri RTV, mukaba ababishaka mwabidownloadinga, ababishaka mukaba mwaza bikoresha. Mvuga cyane cyane nk'abarimu mwigisha cyangwa se mu bundi bushakashatsi mwakora, kandi nanabashishikarize ko mushobora kutwoherereza namwe ibindi muzi bizira ku bintu bitandukanye. Kandi turacyakomeza, nsa nkaho ngeze muri 1/3 cya kirazira nabateguriye kuzabaganiriza. Tuzakomeza tugende tuziganiraho kandi twiyungura ubundi bwenge. Ndakomeza rero, ndacyari ku nka uyu munsi, ndacyavuga ku byerekeranye n'inka, kandi inka ni nziza rwose. Burya inka iyo imaze gushimutwa bareba ubwoya bw'inka, bwa bwoya bwayo nk'uko nari mbivuze mu kanya, bakaba babushize ku gasongero k'inzu. Ibyo byatumaga kuba bakamanitse aho ngaho, ya nka bayimanitse ntaho bashoboraga kwijyana. kandi ubundi buryo bashoboraga gukoresha kugira ngo bazagaruze inka yibwe, barebaga intorezo n'ishoka. Reka nshyira ifoto hano y'intorezo, abana nizera ko mubona intorezo ahangaha, ngicyo bita intorezo. Noneho rero iyi ntorezo barayifataga bakayishyira mu kiryamo cy'inka, bamara kuyishyira mu kiryamo cy'inka noneho bikitwa kuyizinga, nabyo bigatuma abayibye badashobora kuyijyana kure cyangwa ngo bayibage bakanyagwa. Uyu muntu yabaga yagize gutya, inka ye ikazimira, wajimije inka yawe, ariko ukavuga uti atazagira inyamaswa, impyisi cyangwa n'ibindi byo mu gasozi byayirya, warebaga amavuta. N'ubundi turacyari kuri amavuta y'inka,
mwa nshuti zanjye mwe, barebaga amavuta y'inka hanyuma bakayanaga ku gisenge cy'inzu. Amavuta iyo yabaga ahindukiye akagwa, nyiri iyo nka yamenyaga ko izakira nta kikibaye, ko nta nyamaswa ikiyiriye, agatuza. Kandi niko byagendaga rwose. Iyo umuntu rero yabaga ari ku rugendo, ngiye kongera nkomoze ku itabi gatoya, iyo umuntu yabaga ari ku rugendo cyaraziraga kikaziririzwa ko yahangara kurahura, ariko nabyita, cyangwa gufata igishirira ku gicaniro ngo aha aratekera itabi. Yabaga rwose asurira inka z'abandi nabi. Ngiye kuvuga ikindi wakeka ko kizira, ariko ndagifatanya nako ntabwo wakeka ko kizira, ngo wakeka ko atari cyo, kuko kitamenyerewe mu kinyarwanda, ariko kirajyana n'iki ngiki cy'uko umuntu yaba ari ku rugendo. Iyo umuntu yabaga ari ku rugendo, cyane cyane agiye nko guhaha, cyaraziraga kikazirizwa guca mu nka hagati, kuko yashoboraga kuzica hagati, inka ikagira ikikoma isazi ikamukubita ubusenzi. Iyo yamukubitaga ubusenzi yahitaga asubira mu rugo, ibyo guhaha yabivagamo. Bavugaga ko yaba agize umwaku. Biratangaje rero kumva yuko umuntu wakibaza ko inka ishobora kugera aho yatera umwaku, ariko si yabaga iteye umwaku, ahubwo umwaku wabaga utewe na nyiri ukuzicamo hagati, inka ikikoma isazi ikabimukubise ubusenzi bwayo. Iyo umuntu rero yabaga abonye igicaniro cy'inka kiyakije, urumva umuyaga washobora kugihembera kikiyatsa. Uziye ko cyabaga cyatse, ubundi mu muco mwiza bahitaga bashaka ibindi cyarire n'ibindi, ariko ntibashyireho ifumbire. Kirazira gutwika ifumbire cyangwa se gushyiraho, ariko ibisheshe washobora kubishyiraho, byatumaga mu rugo rw'inka hahumura neza. Washobora kubishyiraho rwose ukumva mu rugo hahumuye neza. Ariko iyo cyabaga kiyakije, sinshaka kuvuga ko bageragezaga kukizimya, kuko cyashoboraga gutera inkongi hafi aho. Habaga hari inzu nyinshi zitari nk'iz'uyu munsi, birumvikana, zishobora gufatwa n'ibindi biraro by'abashumba. Ariko iyo cyabaga cyakije, warebaga icyansi. Reka n'ibyansi mbishyira, murabona ibi nibyo bita ibyansi mw'abana mwe. Iyi foto reka nyereke gato itindeho. Iki nicyo bita icyansi. Iyo wabaga rero ubonye igicaniro cyakije, washyiragaho icyansi, wafataga icyansi ukacyerekezayo. Wamara kucyerekezayo, ukavuga uti uraze utazira abagore. Ibyo rero byabaga bisura yuko inka zizaba ari nyinshi mu rugo rugo. Iyo umuntu rero yabaga yagize ibyarya bitandukanye, nabyo hari uburyo yaziranaga n'inka. Kandi mw'abantu mwe, inshuti z'ijwi ry'urugwiro, ibi bintu mubizirikane byo. Reka mbiceho rwose akarongo. Ahari ndaza guhindura uburyo byanditse kuri IRTV 50, mbishyire mu nyuguti z'umutuku kugira ngo muzabyiteho. Kirazira iyo umuntu yabaga yariye inyama, nimbivuga bamwe ntabwo muri bubyumve neza, inyama z'intama, cyaraziraga ku muntu yanywa amata, kubera ko ibyo bintu byatumaga zipfa amabere. Kandi kirazira iyo umuntu yabaga yariye inyama z'ihene, rwose cyaraziraga kikaziririzwa. Ntabwo yashoboraga kunywa amata, kuko n'ubundi byicaga amata y'inka, byarayicaga bikica amabere n'ibindi. Ariko abanyarwanda kuko bari abahanga, bashoboraga kuzirura ikintu. Reka nkakomozeho nako, iyo babaga bazirunze n'ibirunge, nabivuzeho kare, babaga bazirunze n'amavuta y'inka, zabaga zitakiri ihene, baririraga gusa. Intama, hari abavuga ko ngo abanyarwanda bataryaga intama, ariko imico inyuranye, nk'Abarabu bakunda intama kuruta uko barya ihene. Hari nk'Abafaransa bo ino iyi twibereye ntibarya ihene, kuko ihene ni ikintu kibaha foromaje cyane. Ntabwo rero bahangara kurya ihene, ariko Ababiligi, abaturanyi bacu hano haruguru, bo barayisusura nta kibazo. Reka nsubire mu karere. Ihene murabizi ko iryoshya mushikake. Nyamuneka rero kuri mushikake ntibashyiraho ibirunge, ntimukajye muvanga. Mw'abantu mwe, ntimukavange ngo mufate mushikake muvangeho n'amata. Iyo baguriye inkuru cyangwa se ibyobo byo ku gasozi, nabyo byitwaga kwica amabere y'inka. Muze kureba, hari inkuru nziza iri kuri IRTV yanditse mu rurimi rw'igifaransa, ivuga akamaro k'ibyobo, ariko sicyo ndi kuvuga aha. Reka nsobanure inkuru. Ntabwo inkuru ndazita nk'imwuka byara, mureke inkuru nzisobanurira abana n'abantu bakuru batari bake. Ariko gusa iyo baguriye inkuru cyangwa n'ibyobo byo ku gasozi, nabyo byitwaga kwica amabere y'inka. Cyaraziraga rwose kwegera naho bakamira, wabaga rwose wahumanye.
ariko reka nsobanure ijambo inkuru. Hari abantu bajya bavuga bati urabariza inkuru ku nkanda yambawe, ndagira ngo mwumve inkuru icyo ari cyo. Inkuru ni twa tunyama duto dusigara ku ruhu bari kubaga, nitwo bita inkuru. Rero niyo mpamvu bavugaga bati urabariza inkuru ku nkanda yambawe. Inkanda mwibuke ko wabaga ari umwambaro wakozwe mu ruhu, agataho turw'inka, noneho wowe ukajya gushakiraho twa tunyama twasigaye, kandi rwabaga rwaratunganijwe, ndanga kuvuga ikinyarwanda, rwabaga rwarakanwe barakuyeho ibyo byose kugira ngo ruhinduke nyine inkanda. Mwibuke ko iyo uruhu babaga bazarurya barwitaga umwite. Aha, dukomeza rero, burya kurya imegeri izi imegeri, reka nazo nshaka ifoto y'imegeri nyishyire hafi ahangaha. Dore imegeri nabyo n'ubwoko bw'ibihumyo. Wabaga wariye imegeri n'utundi twitwa intabire, ubwo intabire n'indenganzira n'ibyo byose ibyo birasa. Ntabwo nabona amafoto yabyo, ariko biri mu muryango umwe w'imegeri. Iyo wagariye igisura, ukaba wariye isanane, ukaba wariye inkware, ukaba wariye urukwavu, nyamuneka cyaraziraga gutekereza ko wanywa ku mata, nabyo byicaga amabere y'inka, ndetse ukaba rwose ubaye umushenzi mubi cyane, kuko niyo bayacundaga ntabwo yashoboraga kureta. Nshuti z'ijwi ry'urugwiro, tugiye kugera kuri kirazira ibaye y'ijana. Ndagira ngo mbasabe mbinginge mujye musangira n'abandi ibi biganiro, kuko bituma barushaho kugwiza urugwiro namwe, kandi mubashishikarize gukurikira IRTV mu biganiro byayo binyuranye. Ndashimira cyane by'umwihariko mwe mwakoze subscription, mukaba mwarandikishije kuri YouTube. Twaba dugize ikiganiro dushyizeho nka nyuma y'uko iki ngiki tugiye kugishyiraho, mugahita mubona notification. Ndabashima cyane, mujye mukora like, mukore na comment, kandi mbibutse ko turi kubasaba kwiyandikisha kuri wa3.irtv.fr. ntabwo hari ikintu n'iki na kimwe byabatwara. Uwo bizagira icyo bitwara, email ye azarebe nimero iri ahagana hasi y'agashushanyo ka radio kuri IRTV.fr. ni nimero personnel yanjye, nzamwitaba azambwire ikibazo yahuye nacyo. Iyo nimero ntuzayihamagare wibaza kuri guhamagara muri studio, ninjye uzakwitaba personnellement. Gusa ushatse kugira icyo uvugaho, bureba hagana hirya ku ruhande uhabona WhatsApp yindi ushobora kutwandikiraho. Ntabwo ari nimero, nagashushanyo ka WhatsApp, ko iyo wanditseho uri muri studio abona icyo ushaka kumubwira. Narindi kwisegura navuga nti uziyandikisha akabona bimuteye ikibazo, azarebe kuri IRTV 150, mumbabarire ntabwo ari kuri 150, kuri IRTV.fr, kuri urubuga rwacu aho mutwumvira kuri radio. Ahagana hasi mu ibara ry'umukara uzahabona nimero ziherwa na 64. Singiye kuvugira nimero zanjye kuri radio no kuri YouTube. Uzahagera akazibona, agashaka kumvugisha, azamvugishe, ninjye tuzavugana, ambwire nimba kwiyandikisha kuri IRTV hari ikibazo byamuteye. Nzaba ndeba muri administration yacu, mbona aho kwiyandikisha kuri ambwire icyo ashaka ko mukorera, ariko ntawe nta kintu byagutwara, birizewe. Ubwo rero nahawe cyo ngaho nyaruka wiyandikishe nimba utariyandikisha. Ngiye rero kuvuga muri make, twaganira ibintu byinshi bitandukanye, ariko noneho tugeze kuri kirazira y'ijana. Mwibuke ko turi mu mujyo wo kuzageza kuri 500, kandi mbasaba namwe ko mwanyandikira mukama izo muzi tukaziganiraho, duciye mu gikari twasanga koko mwarazikoreye ubugorangingo, nazo tukazazitambutsa. Iyo umuntu yabaga yiyuhagiriye mwiriba, kirazira muyumve shamuye, cyane cyane mwabashumba mwe, muzabizirikana ibi bintu. Iyo wabaga ugiye ugasanga abantu buhiye inka, ariko nyuma yo kuhira inka bagize batya, inka ntabwo zakamije kibumbiro, hari amazi yasigayemo, ukayafata ukayuhagira. Wari nk'umuntu w'umusore, wamara kuyuhagira, waritondaga, wajya kugenda warabanzaga ukayafata y'amazi rero make asigayemo, wenda arimo n'utuntu tw'utwondo, ukayafata hamwe ukahanaga hepfo, andi ukahanaga haruguru. Hanyuma ukagira uti mbwirize hakuno, mbwirize no hakurya. Iyo wabaga uvuze ibyo bintu, byabaga ari ukwisurira inka nyinshi.
ugatunganirwa. Aka kantu ntabwo niwe ngasubiramo, ndi kuri YouTube, uze gusubiza inyuma ukumve, abatwumvise kuri radio muze kureba inzira yaho tubayobora ahagana hano hasi, inzira yaho biba byanditse kuri RTV akadomo FR, hanyuma uze kwisomera iki gisoza icyo uzakora, ukabona nawe inka iwawe rwose zuzuye urugo. Ndeka mbashimire cyane, uyu muziki uri kuzamuka inyuma uduherekeze mu kiganiro. Twari muri wa muco wacu, aho tugenda tuganira kuri kibazo zitandukanye. Nge wabagezaga ikiganiro ndi Andre Saka, nizere ko abari badukurikiye kuri YouTube mutagiye kurekeraho, mukomeza mukumva ibiganiro bitandukanye byatambutse mudahari. Mugire ijoro ryiza. Ataro
hambere mu mateka, hambere mu muco wacu mu ngo, hambere ahangaha. Ikiganiro mugezwaho na André Saka kuri IFTV ijwi ry'urugwiro. Hambere burya nta mukuru utagira mukuru we. Hambere hawe ntabwo hari hambere, nta hanjye kandi ntihari nko hambere. Hambere ikiganiro wisanzuramo. Hambere